hari igihe buranze amabanga menshi cyane byabayeho kuko Imana yari yaramuhaye gasopa kanga kuyumvira. Yego. Noneho uyu mugore akabikitege abarundi niba bavuga ngo ni icyamwa ni mu Banyarwanda ni nk'akabarore babyita akabarore. Uyu mugore akaba akabarore kugira ngo uno mugabo Imana imwanike. Buriya hari ukuntu umuntu yanga gukizwa urabizi iyo umuntu afunze. Iyo umuntu afunze ntabwo yongera kubonana n'umugore. Nibwo burenganzira bwa mbere baba bamwatse. Mu by'ukuri noneho uwo musore nyine nawe bajyaga bakatura ibintu byose. We yajya kwatura akavuga ati buri munsi uko basenze ati Imana imbabare igice cyo hasi. Igere Imana igeraho cya gice cyo hasi kakirambirwa. Nukuri reka nkubwire genza ingero nyinshi z'abantu benshi Imana yagiye ibwira ibintu ikananyuramo kabati ibi nibi nutabireka nzakwereka. Yego. Imana ikabimwibwirira viza kandi koko bikageraho bigakunda. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndagusuhuje neza nshuti mukunzi wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi mvuga. Imana y'amahoro ni kurindisha kwera kwayo kandi urukundo rwayo rukugote wowe n'abawe n'igihugu uherereyemo. Ngiriwe umugisha n'Imana kuri kamera kwakira umuvandimwe Françoise. Haciyeho iminsi tutaganira ariko ndabona ari amahoro ameze neza. Ntabwo wamenya ko ibibazo ari ibibazo. Françoise wameze ute? Ndashima Imana. Urakomeye? Yego. Ndabibona pe umeze neza. Amen. Ufite amafaranga. Ufite umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera afite amafaranga. Ngo hayikaze suza abantu bari badukurikiye hanyuma dushyire imbere y'Imana tuganire. Nje mu kiganiro cyitwa Family Talk. Ni ikiganiro tuganira cy'umuryango ariko kwagura ubwami bw'Imana ariko tunyuze muri famille. Rero ngo hayikaze suza abantu badukurikiye ubundi dushyira imbere y'Imana tuganire. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Françoise. Yego. Ndi umudamu mfite abana 6. Imana ibaho umugisha. Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen amen. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje muri iki gitondo. Tugushima imbabazi zawe ndetse n'urukundo. Turi imbere y'ubwiza bwawe rero turasenze kugira ngo imbabazi zawe zitubonekeho aho twacitse intege aho twavuye tukagwa ubanze kuhatubabarira ndetse no kutweza. Tuguhaye ikaze na karibu muri iki kiganiro kugira ngo ahacu habure ibyo turi buvugira ahangaha mwami wanjye ubashe kubishyigikira ahacu habure haboneka hawe bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Amen amen. Hanyuma Pastor uyu munsi nifuje ko tuganira muri Family Talk tuganira twubaka umuryango muzima ariko tunawubakira kubo Kristo cyangwa se kubaho umuryango ukijijwe. Niyo ntumbero yacu cyangwa se ni nayo nego mu byo dukora. Ndaza kwifashisha inkuru imwe mu kuganira kwacu. Yego. Kugira ngo twubake n'abandi natwe twiyubaka. Amen. Kuko burya iyo umuryango usenyutse igihugu kiba gisenyutse n'itorero rigasenyuka. Memu n'abantu muri rusange mu marangamutima mu bitekerezo mu bugingo. Ni inkuru nabonye ku Gihe umugabo umwe ushinzwe ibintu by'ubutaka mu karere ka Nyamagabe yahamagaye umugore wubatse Nyagatare. Ni n'umupasiteri by the way. Donc bapanga kuri gahunda. Ni umupasiteri? Ni umupasiteri. Ni nayo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira. Mbona izina pastor cyangwa se na situation y'ubuzima
rigenda rizaho icyasha kandi rigashyirwaho icyasha n'abantu badukurikiye. Uyu mugabo rero yapanze n'umugore wa mugenzi we bari baramenyanye aho yayoboraga Itorero za Nyagatare. Umugore ashuka umugabo we aramubwira ngo ngiye mu bukwe hehe i Kigali. Ageze i Kigali aho kugira ngo aze mu bukwe ahita amanuka hehe Nyamagabe. Agezeyo bakora ibyo bakora asigara mu rugo. Amakuru angeraho ngo nuko yasigaye atetse. Hanyuma mu guteka kwa kundi umuntu aba ari mu nzu asiga imbabura yaka iramukurura arinda apfa. Donc mu byukuri umugore yamupfiriyeho sibyo? Avuye Nyagatare aje kureba umugabo Nyamagabe. Umupasteri umuvuga butumwa. Donc ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibaza uyu munsi societe yacu dushobora kuba twitwa ngo turabwirizwa ubutumwa bwiza nyamara atari bwo tubwirizwa. Hari ibindi biraho mu kigare sinzi wowe niba wenda iyo nkuru warayumvisheho cyangwa se aricyo wayibonyeho. Ndagira ngo tuganire twifashishije iyi nkuru ariko tuganize n'abandi bantu ukuntu umwepiskopi cyangwa se umupasiteri akwiye kuba yitwara cyangwa se umudamu wubatse urugo akwiye kuba yitwara. Ni karibu. Murakoze. Akenshi mba numva ntashaka kuvuga ku bintu by'abantu ndetse n'ibyo bakora kuko buri wese azikorera uwe mutwaro. Impanda nivuga buriya na Bibiliya nubwo tuba tubivuga tuvugamo abantu ndabizi nyine ariko ku rundi ruhande nk'abantu badukurikira hari igihe baba bumva ko twaciye imanza. Yego. Bakaducira urubanza bavuga ati muca imanza n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu avuye ataye urugo rwari umudamu akabwira umugore ati ngiye i Kigali mu bukwe agahita akata akajya Nyamagabe akagwayo. Icyo gihe icyaha ubukoze ni Nyamagabe cyane ni Nyaruguru sinzi ukuntu na Nyaruguru na Nyamagabe byose ni kimwe. Mana we Roba rero nyine Bibiliya niko ivuga ngo buri wese azikorera umutwaro ariko nukuri izina pastorali riranduye. Nasomye Yeremiya 23 hari umurongo ugera uko abangabo bahanuzi barihuse sijye wabatumye. Nubwo Satani nawe aturwanyije kurutaho ariko natwe turimo kumuha ibyuho byo kuturwanya cyangwa byo kunyuramo. Yego. Uriya Nehemiya naramukunze. Avuze ati nimuze twubake dusa n'inkike. Twe kuguma kuba igitutsi. Ariko aravuga ati ba Tobiya nabo barahari. Aravuga ngo nubwo ba Tobiya bahari nta kizabuza umurimo w'Imana gukorwa. Yego. Byanze bikunze Eliya we amaze kujya munsi y'igiti cy'umurotemu yahabijwe n'umugore yari umugabo ukora imirimo ihambaye ukora ibitangaza. Yari yaratwitse abasirikare 102 ariko arangije ahabwa n'ijambo ry'umugore ribasha kumuha byagira ubwoba arahunga. Avuga ati rero Yezebeli yisha abahanuzi bose bashize hasigaye ngenyine. Yego. Mana iramubwira turabeshya. Ntabwo ari wowe wenyine gusa wasigaye hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Yego. Muri iki gihe rero abantu benshi ntago bakemera ko ari abakozi b'Imana. Ugasanga nk'umuntu yigize nk'umusirikare cyangwa yigize nk'umupolisi kugira ngo yikureho rya zina nyine ry'uko ari umukozi w'Imana. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo abahinduriye benshi ko abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego. Ikindi kandi ngo nitumuhamiririza tukamuhamya mu maso y'abana b'abantu nawe azaduhamiririza imbere y'intebe y'Imana Data n'abami n'abakomeye n'abacamanza n'imiryango. Tuzacira urubanza imiryango 12 ya Isiraheli nitumara kumuhamya neza. Kandi iyo tuvuze yuko Yesu ari umwami nawe abasha kuduhamiririza. Rero ndahamya ntashidikanya iri zina riranduye. Satani nyine ari kurwanya umurimo ari kurwanya bera ariko nyine bamwe muri twe bakabigiramo uruhare. Gusa nanone kandi ntabwo twabuze urukungu gukurana n'amasaka. Yego. Ntabwo twabuze urukungu gukurana n'amasaka. Abakora ibyaha nibabikore nyine ngo mu minsi y'imperuka abantu bazigira ibyigenge bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Yego. Nibyo byibyo rero izina pasiteri ni ukuvuga ngo ntabwo ari bose cyangwa se ntabwo ari twese. Umuntu aremera akarya ubusa akemera agakubitika abana bakiga nabi
atari uko atakwicira izo nzira ngo nawe asirimuke nk'abandi bakozi b'Imana. Ariko kubw'umwuka wera uri muri twebwe uyu mugore we w'iyi ndirimbo yararimbye aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Mu rupfu yashakaga kuvuga ntago ari ugupfa umuntu bakamuhamba, ahubwo kuba abandi bari kurya neza wowe ukarya nabi narwo ni urupfu. Kuba abandi bari kujya gucisha bakaza bakabibyamamare ku masosho media bagakundwa n'ingeri zose, wowe nawe ahantu bajya ntago wabura kutajya. Cyanze bikunda amakuru ntiwayabura. Amakuru niwa tuba tuyafite amakuru. Ubu abantu bose twahamagariwe rimwe, abantu bose twashumbiwe rimwe, twahanuriye rimwe, twagize dute bose ubu bigiriye Uganda. Ubu nta muntu abantu tuziranye bari abanyamwuka bakomeye bose ubu bari Bugande ngo bashinze amatorero. Kuba rero umuntu yafata inzira nawe akajyayo kugera Uganda mba numva ngo ni nk'ibihumbi 20 y'amanyarwanda. Ntabwo wabura n'uyakuguriza wazagera ukayamwoherereza. Ariko kubw'umuhamagaro uyu mugore aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite za Yesu dufite tuzabaho no mu rupfu. Tuzabaho dusonze kandi ibiryo bihari, tuzabaho nta mugabo kandi abagabo bigoryi buzuye muri iyi si, tuzabaho tubyare kandi abandi bazi kubyara babiri bakamekinga bakarekeraho. Urwo ni rwo rupfu gukora ibyo abandi bananiwe. Rero uyu mudamu nyine nubwo wenda bashaka kuvuga ku bantu ariko yakoze ikosa ryo kubeshya. Cya mbere yapfanye ibyaha bibiri, yapfanye icyaha cyo kubeshya umutware we, apfana n'icyaha cy'ubusambanyi. Ni isomo ki ryatanga ku bandi bagenzi be cyangwa se n'abandi bagore kuko ibi yakoze nubwo wenda yapfuye hari abadapfa, hari abavayo bagataha nyine Imana ikabagira imbabazi. Sinzi impamvu Imana ibifasha umwanzuro ikavuga ati mbo akenshi buriyo niyo mpamvu nanga YouTube. Niyo mpamvu akenshi umpamagara bati nzakubwira. Ntabwo mbikunda pe. Simbikunda kwamamara, simbikunda kumenyekana. Icyakora icyaba cyiza wenda abantu badufata uko biboneye, umuntu akaturebera inyuma ariko icyampa mukajya mureba n'imbere rata. Ariko hari igihe buranze amabanga menshi cyane. Hari igihe uyu mugabo niba yarahoze ari umushumba afite n'itorero byabayeho kuko Imana yari yaramuhaye gasopa akanga kuyumvira. Noneho uyu mugore akabikitege. Abarundi niba bavuga ngo ni icyamwa, ni mu Banyarwanda ni nk'akabarore, babyita akabarore. Uyu mugore akaba akabarore kugira ngo uno mugabo Imana imwanike. Buriya hari ukuntu umuntu yanga gukizwa, urabizi iyo umuntu afunze. Iyo umuntu afunze ntabwo yongera kubonana n'umugore. Nibwo burenganzira bwa mbere baba bamwatse. Mu by'ukuri yewe mfunze cyagiye nyine basanga turi mu rugo turi gusenga. Namaze icyumweru muri gereza. Abagore baba bariyakiriye nyine iyo uri umumama uba ufunganye n'abandi bamama baba bariyakiriye. Umugore akavuga ati ngiye bafatanye ibi n'ibi cyangwa se bamfatanye urumogi cyakanyanga. Abagore benshi nibyo bafungiye 15 ndabizi nzayirya. Ukibaza ukuntu umugore azafunga imyaka 15 kumva biragucatse neza kandi ukabona ari ntuza yabyo, ari proud yabyo, kavuga ati 15 nzayirya. Si ubwa mbere afunzwe nta sheni idacika. Noneho ntabwo bincekeje. Umugabo we rero ndibuka umutware wanjye afungiye kuri RIB. Nyine hari ukuntu nadomokaga nyine kuwa gatandatu barasura. Noneho twaba turi kumwe nyine kubera nyine baye bazi ko ndi mama pasiteri nyine yari afungiye kuri RIB yaho ntuye. Baraturekaga nyine tukaganira ko yambaye amapingu. Akanganiriza ibintu mva biteye isoni biteye agahinda kambwira ati nk'ubu Imana yo mwijuru yambabarira nkataha. Imana ati nakosora ibyo nangije byose. Nyine agahita ambwira n'ibindi bintu nyine kuhanda iby'umuryango byo mu rugo nyine. Noneho nkavuga ati se ubu nibagukatira sheriti imyaka irenze ati ye baba wete nahitamo. Buriya abagabo mwebwe ikintu kibaho mukunda. Umugabo yadafite stress afite udufaranga two kwikemurira ibibazo. Icyaba yishakira n'umugore we. Urumva?
ntago ari bose yego mujye mureka gushaka mujye mureka Pawulo se gushaka ntiyabyihoreye yego inde wabyihoreye Pawulo mwabaga muri kumwe se Pawulo aravuze ati gusa Pawulo ariko yaragakoze di nese niba yaricaga abantu 1000 mu minota ingahe kandi basenga iyo yashakaga nabafataga ku ngufu abo yarepinze ntabwo banditse muri mu isezerano rishya ntabwo tubizi Pawulo yahindutse nyuma aravuga ati byarinda mu yanjye nabihinduye igihombo ku bwa Kristo Yesu ndetse bimera nk'amase yewe hari nawe yageze avuga ngo ikindi ndeba iby'isi nkabibona nk'ibibambwe kuko abagore beza yarabazi hari umuntu buriya nibajijeho nako nyine yaratabarutse yari umusitari ukomeye yaratabarutse noneho umugore we ni umuzungu narebye umudamu we ndamwitegereza nyine live gutya nyine ku rupfu rwe ndamureba umugore upima ibiro bike nabatu ukigaragara nuko abanyarwanda cyangwa abirabura yarabahazi arangije ashyiraho stop yishakira umuzungu rero ngarutse inyuma ho gatanu atandukiriye uyu mushumba yari yarageze Imana mu ijosi yari yarageze Imana mu ijosi buriya simuzi Imana inambabare nta nibyo twigeze tuvuga nonge nawe urabizi ndi umunyakuri kuzuye ariko yari yarageze Imana mu ijosi ubushize ndi kubwiriza cyagiye turi hano haruguru narabwirije undi mugabo narampamagara no ku yindi cano ntabashiye kuvuga numva afashwe n'umwuka mbwiriza ijambo rivuga cyo gihe nayo ndi mu mwuka uteye ubwoba rivuga ngo nyir'urugari mu nzira hari mu byo mu kwa gatandatu mu gihe cy'urupfu rwa Pastor Theogene ndavuga ngo nyir'urugaraje kandi koko nabonaga nyir'urugaje nubwo turi kuvuga ngo isengero ngo zafunzwe ngo n'abantu ngo RDB ngo n'ibiki insengero nyinshi n'Imana yazifunze roba kuko nubundi nta gakiza kari karimo so ngewe nshobora kuba nkijijwe urumva ariko ntashaka kubwiza ukuri abo nshumbye yego ngo mbabwire yuko nubwo turi muri ubu buzima ariko igihe kiri bugufi yego kiherezo rya byose riri bugufi abashumba benshi cyangwa se abakozi b'Imana benshi ntabwo babwiza abantu kuri barababeshya ngewe nakijijwe mfite imyaka 6-7 ariko uko nagiye nyizwa niko nagiye mbona abantu bata umwimerere w'agakiza nyirizina rero abantu benshi bari gukizwa muri iki kinyejana baraseseye ntibazi kwatura ntibazi kwiza noneho nk'umuntu akaza nko kukureba kamugati banza wature kagwa ngo ngewe se ntiyatura mbone kugusengera kagati we yati batwigishe ko umuntu yaturira Imana ye nta muntu ugomba kubwira umwana w'umuntu ibyaha ibaze vrema kandi Bibiliya ikabango mwaturirana ibyaha byanyu umuntu abibabarira sinzi niba ntari kukujyana kure oya nta kibazo mwaturirana ibyaha byanyu umuntu abibabarirwa urumva rero akenshi na kenshi buri isengero ziberamo amakata menshi noneho aya macaci rero yaraciriritse bagiye baca nubwo nanjye ariyo nari nshumbye hari ahaberagamo ibintu biteye isoni n'isesemi imbere y'Imana so rero hari igihe Imana ivuga ngo Yohana ari ku kirwa Patmos yareretswe abona ibihumbi by'ishingo by'abantu ngo bari bateraniye imbere y'intebe y'Imana ngo ariko ngo arangije arabaza ngo abo ni bande baramusubiza ngo ni babandi bavuye mu mibabaro kandi bamesera imyenda yabo mu maraso ya wa mwana w'intama bamaze kumesa ibishura byabo ariko se nimba ntabwiza abantu kuri harya buragenzihana wapi ntabwo nzihana kandi buriya abakozi b'Imana benshi baba bafite amaso akabona ibintu ariko akavuga ati uyu muntu niwe utura mu rusengero niwe witanga niwe umpa kimwe mu 10 nimubwira ko yakoze icyaha ntabwo azagaruka kenzaba ndi guho ako se pastor karama ari umuntu uzukuri ntakuvuga n'umuntu uzukuri akaguhisha donc akavuga ibitari ukuri hari uzukuri akaguhisha ntakuvuga hari n'ukuza ariko akavuga ibitari ukuri cyangwa se akaba afite indimi ebyiri n'urugero ngo haye abo bo bataniye niba uri umushumba ukabubona ibintu ukanga kubivuga kugira ngo bagwa amaturo utaniye n'umunyabinyoma nubundi uri umunyabinyoma byensire kubera ko Bibiliya avuga ngo nimbwira umunyabyango gupfa kuzapfa uzize ibyaha byawe yego urumva nyuma yaha kaza gupfa ariko narabimubwiye yego ubugingo ntabwo nzabazwa ubugingo bwe ariko nimbibona ngaceceka ntituriza ngo nuko ama amafaranga nuko afite ubushobozi nuko hari icyo akora urumva
simbi mubwire napfa ngo ubugingo bwe nzabubazwa. Ikindi kandi uyu mugabo reka mugarukeho, Bibiliya yarambwiye ngo abagusha abandi bazahambirizwa ibuye ku ijosi. Buriya abashumba bagira strategy b'igitsina gabo, yaguterese ntago wapfa kumucika, kagira inko keretse ari Imana igushoboje, ari umwuka wera wonyine uri muri wowe. Ariko noneho baba banatinyitse, wenda tubaregeye none ubu ngenda umukristo usanzwe, pasiteri arampamagaye kambwira ati ndagushaka kuri biro yanjye ngwino tuvugane. Ndumva mpita numva ndi umuntu ukomeye ko mushumba ari kunshaka, nkumva ndi umuntu urenze nkabati mushumba pasiteri ari kunshaka. Ubwo mpita nyine ngenda. None iyo mpageze kubera ko ni umukozi w'Imana, ni umubyeyi, ni umuntu nubaha kameme, mbango niba nkoze atangiye kunkoraho, imbaraga zo kumwikuraho ntazo ndi bubone, kuko we yatandukiriye ibyazi. Ni umushumba wigisha abantu kujya mu ijuru, atangiye kugukoraho. Izo mbaraga ntago wazibona zo kuvuga ngo pastor uri mu bikimba barira mu izina rya Yesu kandi ari umukozi w'Imana. Hari n'ukubwira ati nabonye urugo rwawe rwakunaniye. Ibi mvuga ntago giye mbihimba, ahubwo mbifitiye gihe ndabizi neza ko bibaho. Kuko mbere yuko mba pastor nanjye naciye mu macaci. Naciye mu macaci, nari umuhanuzi, abantu benshi bakaza kunyihanira, mu rusengero bakanyanga. Umva ngewe narabasohoraga nta bintu byinshi, nuzuraga umwuka nkakubururana, nkabona nk'imbwa iri ku ruhimbi rwose iri kugira gutya, nkahita ngenda nkayibururana, numva mfite imbaraga nkafata umunwa nkayisohora. Ubwo bwabaga ari ubusambanyi. Umunsi umwe nigeze gusohora umuntu ariko ubu yarakomeye nawe aba kuri izi mbuga, ndamusohora mujugunya hanze. Bari kuririmba bahimbaza, korari yabo yari iri kuramya no guhimbaza. Nangije nuzura umwuka wera, ndagenda ndamubagatana, ndamusohora. Zari nka 2010 gutyo. Umva nangije ndataha, ako nyine numva ntazi pe, umva nyine mfite imbaraga cyane. Andi yari umuririmbyi ari n'umudiyakoni mu rusengero. Noneho kuwa gatanu najyaga nyine ku rusengero niho twasengaga, nkagenda nzindutse. Adusanga ku rusengero ngiye na musaza wanjye wankurikiraga, nawe yari umuhanuzi. Umva yaradututse, aratubwira ati koko ubuhanuzi bwanyu buraboze, mwebwe mutinyuke mu nkure ku ruhimbi, mu nkozi isoni, munsebye. Atumva mbabwire uru rusengero nta mugeni nshakamo, nta n'uwo nzarongora. Amatubwo rero ibyo mwakoze mwibeshye. Noneho ntangira kwicira urubanza, nubanza naravangiwe. Rero ya Mana itabura uko igenza, nicira urubanza ntumenya navangiwe n'ibiki. Noneho nko mu masaha 7 umudamu aransohora, antumaho umudiyakoni ambwira ati genda umbwirire mama Prince ko mushaka. Ndangije nyine ndi munyamunya ndasohoka, ariko nyine ngifite cya kimwaro uwo munsi sinigeze nanafashwa. Nabati naravangiwe byararangiye. None uwo muhungu yabaga asa neza, azi kuririmba, arahimbarisha, mbese nyine yari umunyamwuka kameme. Sohotse uwo mudamu ntago muvuze izina, yari afite umuti mu gitenge mu icupa. Arambwira ati mva rero nkubwire n'ibintu byabayeho visave, n'abandi bazabibona iki kiganiro barabizi bazabyibuka. Noneho uwo mudamu yari afite umuti mu ntuze muri sharupe. Arambwira ati mva rero nkubwire, ngiye kubanza kwisengera, uyu muti nkushyiriye umuntu yatwaye indi itari y'umugabo, none arashaka kuyikuramo. Bose dusengana mu rusengero rumwe, n'uwo wari bukushyirwa umuti nawe dusengana, uwamutije inzu yo kujya kuyikuramo nawe ari mu rusengero aho. Mbese umuntu yari yaje gusenga, atiza mugenzi we mwene sinzu ngo agenda nk'uwo mutakuriremo indaho. Uwo twarasenganaga wari bujye gukuramo inda, uwamutije inzu nawe twarasenganagamo mu rusengero. Uwo wari ujyanye umuti nawe twarasenganaga ari umuririmbyi waririmbanaga n'uwo musore nasohoye. Ngaho umva ibintu bibera mu nsengero. None arambwira ati rero si icyo nkusohoreye, ndagira ngo utaza kuzura umwuka ngo nkanaguzweho. Ati uyu muti ndawukweretse ndabizi ntaho wishwe, ni ukuri ntago mbeshye, utaza kunganuraho amaso. Atariko ikintu ngusohoreye ku cyumweru narakwemeye. Ati uriya muntu kuwa gatandatu tuvuye muri repetisiyo yazamukanye n'umuririmbyi dusengana w'umufiyemeri,
ati noneho baza gake gake tigemba cyo ko nta mazi yarahari yari yabuze mpita njya kuvoma timbanyuraho hari Kanombe mu kajagari timukanya gato ngarutse sanga ibyatsi byaryamye ati nkurikiye aho banyuze sanga bamaze kuhasambana bateniza n'ibinuzi byabishashi ati ubwo rero naravuze nti ubu runaka ko keje zajya kuruhimba ririmbe na runaka nibi bintu bakoze ati natunguye no kubona umusohoye umutaye mpita numva amavuta aragarutse ndavuga atahwisha nari muvuze atakuti Imana iguha umugisha ati nari nanamutse naguye nti none ndumva ncubijwe intege mu buzima yasubijwe intege kandi nawe ari kwica ariko akabarokore Imana ngo iki afite gahunda yo kwica jewe nashubijwe intege okay nangize ngo nuwo ngo nawe we yaranyihanije ngo uwo mutafite sinze kumurondora ati ndawukweretse utaza kunkanuraho ni wuzura umwuka jewe nuzuraga umwuka nkakora karasisi mu rusengero abantu bose bagatangira kwihigamo ibyaha urumva niyo mpamvu Imana yabonye nkwiye kujya kwihanisha abantu ikama icyumba nayoboraga nyuma icyo cyumba kikavamo itorero nuko ubwo rero arambwira ati rero rwose ibyo wamusohoreye nibyo yaraye asambanye ndabizi nari mbihagazeho rero hari ukuntu umuntu agera Imana hano akayigera mu ijosi noneho Yohana amaze kwerekwa ibyo arangije Yohana yandikira amatorero 7 yo muri Aziya za Efeso, Philadelphia, Tiatira, Simuruna, Laodikiya iki arabyandikira ariko ageze kuri Laodikiya arabwirwa ngo andikira Laodikiya ngo Laodikiya we nubwo udakonje ntubire ukabura akazuyazi ngiye kukuru kuve mu kanwa kanje kuba Imana itaduhana suko tudakora ibyaha wenda dareka nanjye nikiremo ariko hari abantu bakora ibyaha bakarengera umuntu niba akoze ikibi Imana ikamwihaniza rimwe akongera Imana ikamwihaniza kabiri akongera ikamwihaniza gatatu ese ubwo nyuma ya gatatu urumva Imana yakora iki kane 5 10 hari umuntu w'Imana ndakumva twaganiriye bamwita Shafi yego aravuga ati ariko ko mu buririmba ngo Imana ifite imbabazi muzi zigarukira kuri kangahe suko irazifite nyinshi da kurusha n'ibicumuro byanyu ako se muzi garukira kuri kangahe siko Imana ivuga ngo ndarambiwe mu izina rya Yesu kavati karabaye roba hari igihe nari ifite gahunda y'umuntu wari ugiye kuza kunsura zamura mikoro yego noneho umukozi umwana twabanaga wabaga mu rugo navuga ko ari nk'umukozi yuzura umwuka wera arambwira muvuga mu izina yari umushumba nyine ati uriya mupasiteri kandi ntawazi nta n'ibyo azi ati simushaka mutware wanjye yari amaze nk'amezi 6 atari mu rugo arambwira ati nkeneye kuza kugusura Françoise tukavugana rwose ati sinzi ikibazo gihari hagati yawe n'umutware wawe ndashaka kuza kukureba tukavugana byaba na ngombwa ugahamagara umutware nawe akaza nkabunga agiye nta kibazo mfite nta nubwo namucumeyo nawe arabizi rwose ko ntacyo nshinze nta kibazo twiganirire bari gukata jaride hano turi haba ubukwe nta kibazo gihari umwana wo mu rugo yuzura umwuka yego arambwira tumva umuntu mwaganiriye bwa mbere hari ikiganiro bamubajije bamuvuga ngo ibintu byo gutwara inyenyeri hari umuririmbyi yuzuye umwuka avuga ngo bamaso hatagira ugutwara ikamba ryawe yego roba inyenyeri ziribwa umuntu akaba yarakubonyemo impano kabona impano izakugeza kure yego kabona ufite imbaraga z'Imana mbere hano mbere hirya gato babyita amavuta kabona ufite amavuta roba amavuta araburwa barayabura gute ubu ubona singe njya mu butayu sinzi ubuvumo uko bumera cyareka mbwira aka gasura nkifite nuko ubutayu impano barazitwara pe niyo nyenyeri nyine wavugaga wara niba wari wasenga gukereka ukavuga mu ndimi nyuma yaho umuntu akabona wabaye igipampara nta kabuza inyenyeri baba barayitwaye ziriya mpano barazijyana bakazitwara rero uwo mwana yuzuye umwuka wera arambwira ati
Imana iravuga ati ndi Uwiteka aturiya mupasiteri simushaka hano. Numva ubwoba buranyishe, numva umutima urandeye ndikanga. Yego. Nikarame Mana ndakumva. Umwana arigaragura arapfa atarankomeza, arafite nk'imyaka nka 14 nyine n'umwana nareraga. Aturiya mupasiteri bivuga nk'ishuri 10. Ati simushaka. Izwi Imana ifuhira abantu bayo ariko warubizi. Imana irafuha kugera ku rwego. Umva igihe cyarageze ari uwo mushumba. Nana ntiyongera no kumbwaka ashaka kuza mu rugo. Noneho ubwo turashwana. Sinzi ibintu twapfuye turatongana. Hari igihe iyo ndi mu mwuka w'ifuhe ntongana. Turatongana byahatari, Imana iteza intambara. Uriya mudamu mama Vanessa yigeze kubwiriza ijambo muri cyagiye bavuga ngo yakorewe ubukwiriye hanze. Avuga ijambo ryitwa impamvu y'Imana. Yana nubwo hari udusitarisongo yagiye ashyiramo tutagize neza, ariko habaho impamvu y'Imana Roba. Impamvu y'Imana ibaho, yabona abantu bazagutwara ikamba ryawe cy'inyenyeri nk'uko ubyita, ikagutandukanya nabo, igashyiramo distance hagati yawe nabo. Uburyo neza ashaka no kunjya guhura nawe bikanga. Impamvu y'Imana ibaho. Mushumba sigeze aza mu rugo, ntitwongeye kubonana, nagize n'ubwoba ndatinya. Noneho yajya mpamagara cye yanyandikira ngahita nibuka bimwe wa mwana yahanuye, kandi uwo mwana nta n'igihe cyashize ngo abe atakiri aho mu rugo. Mama yamutumye arwajya kumurwaza ntiyagaruka, ariko yambwira ngo ariko pe wanze ko ngeri wawe neza. Byayerekwa wa mwana yagize rigahita ringarukamo. Noneho hari umuntu Imana ibwa ngo ihane gusambana. Umunsi umwe umuntu yigeze kuduha story, aratubwira nyine ngo bari bafite groupe y'abanyamasengesho. Yego. Bakihana nako murwara bakakihana. Noneho bari bafite umusore nyine usambana, yarananiwe no kwihana ubusambanyi ngo amaramaze. Ugufuwa kwayo ntabwo Imana yari yashimye ko umupasiteri akandagira. Ntabwo yari yabishimye nyine, nibyo ndi kukubwira. Noneho uwo musore nyine nawe bajyaga bakatura ibintu byose. We yajya kwatura akavuga ati buri munsi uko basenze ati Imana imbabare igice cyo hasi. Igere Imana igeraho cya gice cyo hasi kakirambirwa. Nukuri reka nkubwire, genza ingero nyinshi z'abantu benshi Imana yagiye ibwira ibintu ikananyuramo, kabati ibi nibi nutabireka nzakwereka. Yego. Imana ikabimwibwirira viza kandi koko bikageraho bigakunda. Neza Imana ikagukokoraho amashami yose ugasigara uri hagati gahagaze. Abantu benshi bazi yuko nyine ngo wenda nko gukorana n'imbaraga z'ikuzimu, ngiyo utubahirije ngo amahame yabyo ngo bakwakanga ibyo baguhaye. Umva nkubwire Roba, n'Imana iyo yaguhaye impano ukazikoresha nabi, irazikwambura ugasigara umeze nk'igiporoporo, ugasigara uri aho ngaho gusa, mbese uri igishushushungwe. Urumva Imana ikakurambirwa. Uwo musore yaje kujya kuryamana ngo n'umugore w'umusirikare ukomeye, yarahoraga yihana igice cyo hasi. Arangije nyine yahoraga ajya muri urwo rugo ngo agiye gusengera uwo mugore kandi bakaryamana. Byarangiye umva uwo mugabo amufashe. Ahantu hose hari urugingo ngo barahakubita. Ahari urugingo hose. Nyuma y'amezi nkangaha arapfa. Ubwo si uwo yabonye ubugingo. Rero Imana iradufuhira, niyo mpamvu itanemera yuko twagira gute. Uyu we yararirimbye bati ntizemera ko ibirenge byacu biteguza, iturinda ku manywa na nijoro, ihorera maso ntihunikira, ihorera maso mbese Imana yacu. Ariko hari igihe Imana irarakara. Biriya vanga Imana n'umubyeyi, Imana n'umutunzi w'imbabazi. Ariko Imana hari abantu Imana ikunda. Iyo ikubwiye ngo sinzagukoza isoni, nyine nta soni gukoza. Ariko ivuze ngo nzakwanika, Yesu we, irakwanika ukumagaruka ukagwengera. Kandi kwanikwa kw'Imana, umva n'abari hehe barabimenya. Asa nk'uyu mubyeyi urumva itamwanitse we. Uyu mumama nyine yamwanitse se, ubwo nyine n'uvanga isoni urubanza rw'ibyaha bye azaruburanira. Iyo azaruburanira ariko ahubwo yanitse cyane no mushumba, kuko we niwe wasebye cyane. Urumva agiye kujya muri gereza, abo yashumbye bamubone n'iki nyine ibintu akazi yari afite gahagarare, amashuri yize ahagarare, ibintu nk'ibyo. Rero hari ukuntu abantu
bageraho bakagera Imana mu ijosi noneho iyo uyigeze mu ijosi mba yaravuze ati yewe Rahodokiya we urakaza uyaze ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye n'ubundi n'abandi nabo ntukonje ntubize ntiwihana urakora icyaha uyu munsi ntiwihana ejo ukongera ntiwihana ejo undi ukongera ntiwihana ubundi hariho uburyo bwiza bwo kwihana ubwo buryo bwiza rero hari igihe buzaba butagihari yego yeah. ubwo buryo bwiza hari igihe buzaba budagihari ndasa nk'abanitsa no ku musozi w'ikiganiro cyacu uyu munsi François nk'abakanguzi ababwirizi abantu bakebura abantu benshi bagiye batandukanye nicyo abashumba bamara n'iki wabwira abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro cyane cyane abantu bubatse ingo ko Satani kugenda asenya imiryango ku buryo bukomeye ariko Roba uretse wenda no gusenyuka kw'ingo ese ubugingo bwo burubakitse nabyo ni ikibazo ingogeyo nta kintu kinini nzivugaho ahubwo reka nivugire ku bugingo ubugingo bwacu ntago bwubakitse kuko ubugingo bwubakitse urugo ntago rwasenyuka ahubwo urugo rwubakika kuko ubugingo ari buzima umutima iyo ari muzima ubugingo bukaba ari buzima urugo rushobora kubakika rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu ubugingo bwatari buzima byanze bikunze buri urugo rwasenyutse haba harimo victime ku mugore cyangwa ku mugabo byanze bikunze mu by'ukuri hari umuntu yajyaga aca umugani abatura mubyizi mukwe ntakaba atagize urumva ati undakongera ati umubaji w'imitima ntiyayiringanije yego ariko buriya Roba n'umuntu ushaka kubaka ntago bimuhira François ko kantu gasubiremo umuntu ushaka kubaka ntago bimukundira ntago bimuhira ni ukuri Roba reka nkubwire wenda urugero rwa hafi ngewe nari nubatse imyaka 15 niyo nari maranye n'umutware kwabayeho mu buzima bugoye bupfuye bumeze nabi ariko maze kwinjira mu bintu by'Imana cyane pe nukuri biriya bavuga ngo hari igihe ngo babura utwara umwanya ntabwo nigeze nk'umuburira hariya byari bigize navuze ngo jewe sinzi ubuvumo uko bumera ngewe nukuri sindi umukozi w'Imana sindi umushumba ariko reka ngwe nanjye hari abagore bancumuzaga batarafunga ibi by'amasengero cyangwa n'ubuvumo n'ibivumo ugasanga umugore ahereye ku wa mbere agenda icyumweru kirashize ikindi kiratashye umugabo ntazi gukaraba utuzi dushyushye umugore yashyuhije ntazi kurya utuboga umugore yakaranze buriya nubwo zaba dodo zitagira n'inyanya wazitetse umugabo aba yumva ziryoshye hari ukuntu bigenza ugakatiramo n'agatunguru bigahumura rero umukozi we yabiteka uko abonye hanyuma ariko icyo nshatse kuvuga ntabwo ibintu by'ingwe nge mbyinjiramo ahubwo navuga ngo reka duhaze ubugingo turinde ubugingo bwacu Bibiliya irambwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko aho umutima wawe uri ariho n'ubutunzi bwa aho uvuze icyo kintu ndikanga yego harya umutware wawe bamukata imyaka ingana 17 amazemo 3 wasigaye 14 njya mbwira abantu ngo birashoboka ko umutware wanjye Imana yarebye ikabona nitugumana nzabura ubugingo nawe yenda nanjye rago wenda mbaye mwiza ariko abanzi mu bintu bibaho byose mu buryo busanzwe ngira amahane ariko yejejwe gusa ariko igitsura cy'umwuka wera umutware wanjye naramwubahaga ntabwo nishyize neza kuri kamera ariko naramwubahaga hari n'igihe abanyamasengesho bajyaga baza gusenga n'ubu baraza kunkurikirana ntabwo ati nyine yari saro nini cyane iyo nzu yari ni uyanze ukwanza waranahageze wafasheyo ikiganiro urabona ukuntu hanganaga noneho reba muri saro noneho nkabwira abanyamasengesho bazindutse nka 2 z'ijoro ko twatangiraga 3 kuwa mbere no kuwa gatanu twararagamo ntabwo ati nimusohoke mbanze nite ku mutware wanjye musohoke yamara amasaha 2 muri saro yahamara ukwezi ibyo ntago byabaga bibareba noneho yasoza gufungura n'iki yigereye mu cyo ati ngane muzi bakaza ko nabati nibaguma hariya naga ari burye neza yisanzuye nabasohora wari uri kwitsa ku cyitwa ubugingo uti nicyo nshaka gutsindagiraho ari cyo abantu bakwiye kwitaho kurusha ibindi bintu byose ngaho komeza nyine navugaga ati ubugingo ari buzima buri urugo ntago rwapfa gusenyuka nari mvuze nti
iyo abantu nyine bababaye nge sinabaha ubuhamya bw'ukuntu abadukurikiye se niba bizi ko waduhaye ubuhamya bw'ukuntu gushaka kubaka bikanga yanara nabahaye n'ubuhamya bw'ukuntu nk'iyo ngiye nko kubwiriza nk'ahantu wenda uretse ko ntaheruka kujya mu rusengero runaka insengero nyinshi nabwirizagamo z'abanyamwuka zirafunze rero kandi urabizi igihe ntago njya mpfa no kugenda ntago njya mpfa kugenda uko byasa kose mbanza gusenga simbwa ko mvuye mu yitatu urabona ntarananutse oya ntago bigaragara mvuye mu masengesho y'iminsi 3 kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu yego nibwo nayashoje nimugoroba ya rero ntasenze nanjye nacogora nkamera nk'abandi ikintu kinkomeza ni ugusenga iyo niyirije ubusamba numva nta kintu na kimwe cyancumuza nta kintu ntekereza buriya umuntu ahaza nibwo atekereza ibitagira umumaro yego akenshi warabibonye ni ukuri uri mu masengesho ufite isereri ntabwo wajya gutekereza ibintu by'amafuti rero nigeze kujya kubwiriza ahantu nyine ndabibwira nyine urabizi iyo ugiye nko kubwiriza uravuga uti mfite umutware n'abana noneho nageze ubwo ngira igikomere nari ndwaye na depression icyo gihe nkumva nyine kuvuga ati mfite umugabo nkumva birancanze nkaba ati nimvuga ko mfite umugabo subu kandi ntawe tubuse koko arega bahari nuko mutari kumwe nuko ndababwa umutwara ari hari kari ku ishuri niyagiye kwiga ku ishuri ry'igihe kirekire buraro mu macaci bagira akavuyo barambaza ati ishuri ry'igihe kirekire ni ukuvuga iki dusobanurire ndavuga ati rero umutware wanjye yagiye kwiga ari mu igororero atari mu igororero ati rya gereza nkuru ya Kigali noneho barambaza ati ndabwira ntariko umutware wanjye kuba byaragenze ukagafungwa ntinanjye nasakurije Imana bari igihe dutesha Imana umutwe ninatesheje Imana umutwe sha reka nkubwire Roba nkwitinda ya 5 naritonganyije yego mbwira Imana ntimana igihe wambwire ngo uzampikira uhuko koko buri imvugo y'Imana sha iracumuza hari igihe Imana ikubwati mbikoreye kwiyubahisha ubwo ibikomeye bikaba ari bwo biza kandi suko Imana ibitavuze ariko mbere y'ukwiza habanza imiyaga mwabarokore mwe mutabizi iyo Imana igiye kugutabara cyangwa igiye kuza habanza imiyaga n'imiraba hakabanza inkuba hakabanza iki noneho kumunyamubiri udafite yerekwa wahita bivamo vuba kavuga ata ubusaka Imana ambwenga inkoreye ubukwe noneho twakundanaga kabanyanze ubwiyo ni Imana yavuze ubusaka Imana yambwenga impaye umwana none nuwo ninda narindwite nkaba mbyaye upfuye cyangwa ikabivubwiyo ni Imana yavuze nyine hagati Imana yarahaduhishe ikubwiye ko iguhaye umwana ariko nikubwiye ko izaba ari imbyaro yakangaye ushobora no kubyara inshuro 3 upfusha cyangwa uzitwara zivamo ahubwo ngo iguhaye urugo ariko warushaka urwa mbere rukanga yene urwa kabiri rukaba rwakwanga ariko nikubwira hagati urwa gatatu rukaba ari rwo rugo ruba ruzima donc Imana ifite impamvu yayo Imana ifite impamvu yayo hari impamvu y'Imana ntiwayimenya noneho nsakuriza Imana ndayibwiye icyo gihe ndi mu cyumba cy'amasengesho icyo gihe nari inyoboye iwacu nyine mu rugo aho nabaga iwanjye njya mwiguni ndarira amaze kumenya ko nwita nyine ari umwana w'umudiyakoni wambaga hafi yari yanjyanye kwa muganga tujya kwivuza bwa mbere barambwira ngo nta kibazo mfite ngo nta kintu ndwaye ntingani mumfatira n'ikindi kizami baragifata nyine ira testera grossesse barambwira ati yewe ati nta ndufite turataha nkajya mbwira uwo mwana yitwa Jeanne ariko se ubujati ndwaye iki nkumva ndabishye nkumva mfite isereri nkumva umutwe uranyishe nkumva sinkanura neza munda hakandi nkabati ubu mfite ikihe kibazo hashize icyumwe numva rero dusubire kuri rya vuriro niwe wishyuraga jewe nta mafaranga nabaga nifitiye ariko Imana imuha umugisha dusubiraho yewe ikintu cyambabaje kikanancumuza barambwiye ngo umwana ni mukuru mu nda yanjye umwana ni mukuru kandi ubwo umugabo amaze amezi abiragarutse mu rugo ndavuga ati wite uyu mugabo ubona ntwita kana none ndongenda twite kandi binibiki nditonganya ndabibwa ntumva ro nkubwire ibintu uri kunkora naga ari sawa jewe tubyumvikane kimwe buri Imana yo mubanye neza urayibwira igahita ikumva yego
utazanyishinga ikakwica nyine nanjye ntabwo mfite izindi mbaraga nta n'icyo ndicyo ariko hari ukuntu bana n'Imana neza di buri muntu wese afite uko abanye buri muntu wese afite uko abana n'Imana nk'ubu ngubu hari nk'igihe ngenda nkibwira ati Imana wabibonye nta makara dufite Imana yankoreye igitangaza Mana yanjye buri buke bona niba y'uyu mwaka akagaze kanjye kari karashize nta gaze mfite ntacyo abana bagiye no gutangira noneho ndaje mpagarara mu gikari ndavuga ntako se Mana ubu wabuze ibintu byose ubura n'umuntu w'amafaranga ya gaze basi n'ikiniraje ubundi guye nende kumwe n'umugore wa musaza wanjye Imana unkorera igitangaza rwose umpa amafaranga ya gaze abana bagiye kujya kwishura ukujya gucana imbabura nabonye amakari gafatwa urabona bitagoye koko yewe nta n'iminota 20 yashize nagiye kumva numva telefone yanjye irasonye urumva naje ngiye kureba sanga n'umuntu unyohereje 54,000 numwana ariko Imana ikora igitangaza nanjye narabyinnye igitangaza nkuko nabonaga ntanzira pe nta n'uburyo kandi ari gihe tubivuga tuzi ngo Imana yo ntiri kumva wakubwira nuko ubwo birangije ndumirwa numva ubwo habura nanyiyiciye ndavuga ati Nyagasani uzi ko Imana yanyumvise noneho rero ntwita uwo mwana indigize nyine barambwiye ngo umwana ni mukuru umva yari ifite nk'ukwezi ahari ndayibwira ntuwita ibintu nkore ntabwo ari byo nyine utundi tugambo twishi nibaraguje nyine ndi jyenyine numva ndababaye numva umujinya uranyishe Mana we mbese niba hari ndanatwaye ntabiteganyaga ntanabitekerezaga n'uwo mwana wa 6 ako shani mwiza ni mwiza Mana none haza ubwenge wakwirirwa umureba muri kumwe nta runguru ijya ari kwiki nk'iyo ntatse umutwe ahita akoresha uko ashaka kwihuta akajya kunzanira amazi agahita azakiramo amakira amazi ubwo niba bizi ko amazi harakiza umutwe simbizi gusa hari igihe mbyuka nkicara nko ku gatebe akambwira ko mama kutishimye n'umutwe uri kundya agahita agenda akarwana n'ijerekani agasuka amazi akayanzanira abandi nyine bagiye nko ku ishuri urumva ubushize yavuye ku ishuri yasanga nta biryo bihari noneho ubundi menyereye ko ava ku ishuri agahita ajya kwiryamira n'ubundi yaragiye ajya kuryama nyine abizuba rya ku ishuri abyutse asanga nyine nafatishije imbabura ashyizeho amazi y'igikoma mbona yarakaye nise ko warakaye ni umuhungu aranyihorera ntipucu ntumeze ute meze neza ariko ndashonje baba Mana yanjye we meze neza ariko ndashonje Yesu we ndavuga ati umwana w'imyaka 4 koko amenya kuvuga ko ashonje ngati nukuri hangane mfata agafuniko ndahungiza vuba mbona amazi araheneka gakoma mva kakibira ntese mudahira hake ndamu aranywa ariruhutsa ngaho Imana murakoze urakumva rero yanda y'uwo mwana nyine uwo narimbanyure mu icama cy'uko ameze n'umunyabwenge hari igihe kandeba mama murakennye nti akazana udupapuro akatuma akira aya mafaranga uguremo ibyo ushaka kandi uhumure n'ayandi azaza iyo yampaye utwo dupapuro simbura umuntu Imana ikoresha akanyereza nk'amafaranga niba ntubaze bati ni 20,000 ubwo nyine niyo mbona ya rero naritonganyije bati wite ndakwinginze niwongera kumpa indinda nge nawe tuzaba babiri abandi bagenda hazi nanjye nzajyayo uzi cyabaye indigize amezi 5 yaraje sanga uwo mwana w'umudiyakone twajyanye kwa muganga iramubwira ngo ndi Uwiteka umukozi wanjye ibyo yavuze narabyumvise we iramubwira ngo uyu mwana twite nta wundi azabyara niko yavuze Imana niba ari byo simbizi ati nta wundi azabyara niwe muhererezi kugira ngo abone uko ankora kuko ibihe biruhije biraje nase ubu ntibije roba covid yahisiza ibihe biruhije biraje kandi bikomeye biraje uyu rero niwe wanyuma mbwira Jean Imana irangije kuvuga nishana Imana ntabwo yizi wowe ntibigira ngo yumve umuntu nangira nyisangira irambwa ngo ufite ikihe kibazo nguhaye ikiruhuko nyine yabivuze kwa kundi cy'igihe kirekire urumva ngira ngo koko nyine nzabyara nigumane n'umugabo wanjye nyine twishime mbese nyine nta kibazo ubuzima bukomeze ariko umutwara agize amezi 6 nyine byarahindutse birahinduka nyine nibwo umugore yamuroze nuko abatara kwicyo buhamya bwawe ya
buriho icyo rero nshaka icyo mbivugiye ngo mu myaka yafunzwe mfite ubaze n'iriya yose ibaye ishize yaza naracuze yaza ngize 52 ndi muri menopause ntakibyara ntarumva Imana idatangaho na poroba Pastor reka twisoreze ikiganiro bararira ariko reka twishakire ubugingo niho iby'ubutunzi bwose bibitse niho umunezero uri iyo ngiye ndabwira abantu nti rero uyu mutware yangiye yaguma mu gihugu birashoboka ko nari kuzabura ubugingo cyane nawe nkabo umubuza ariko nakiranuka nakiranukira imageragere nanjye ngakiranukira ikabuga tuzahurira ibudapfa twambaye imyenda y'abanesheje haleluya Imana ibahe umugisha reka mfate umwanya ashimira abantu bari badukurikiye mu kiganiro cyacu hanyuma icyo dusabwa no gusenga kuko ejo ntago tuhazi yego igihe ushobora kuri kuvuga ko Imana ifite undi mugambi wo kuguha undi mugabo n'urugero ngo haye iramufite se iramufite ngo imume none sitamufite si igena byose baba we mu bana 6 ni 10 baraza ubwo umugabo wanyemera ninde we cyangwa ikanagufungurira n'uwawe ntawamenya donc yo ikora ibyayo mu bumana bwayo sibyo buri munsi mama test yego kambaza ati murekazi ntabwo ati Imana niba ubona yuzuye akwiriye naze nta kibazo nkabona umwaka urashize ubwo ntago aragera ku gipimo cyiza agaruzura François iby'ubuzima bw'ejo hazaza byo tujye tubiharira Uwiteka sicyo navuga ubwo ikimana izakora uzakirike twishakira ubugingo roba no gukiranuka ni guhundi ubwo izamuguhe niba ibona bikwiriye sicyo uramenye mutaneze Imana nifungura uyu nguyu izamufungure donc Imana yo niyo izi uko bizagera uko bizagenda kuko niyo kira myaka ni myinshi pe reka mfate umwanya ashimire abantu bose bari badukurikiye mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom nawe butaha